Byo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mbone kubaha ikaze kuri tariki ya 16 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025 wadukurikiranye muri mu mpande z'isi zigiye zitandukanye by'umwihariko abari mu Burundi, Uganda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye Kenya, Zambia, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo irwota amasimbi mudahwema kutwereka ko mudukurikiranye, ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Uyu umwanya rero tugiye kureba amakuru agezweho ari guturuka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'afitanye isano n'iki gice, ariko mu by'ukuri navuga ko agezweho kugeza kuri ngubu cyangwa se kugeza amagingo aya ngaya. Inyeshyamba za Thomas Rubanga zikomeje gusezererwa ndetse mu by'ukuri no gukumirwa. Turaza kunyarukira mu mujyi wa Goma, haravugwa amakuru mu by'ukuri atari meza, amakuru y'ubwicanyi hano mu mujyi wa Goma. Turaza kubigarukaho turebe uko bimeze. Turareba n'andi makuru agiye atandukanye. Turanyarukira muri Kivu y'Amajyepfo, hari biri gutangazwa na General Yakutumba, yagize icyo avuga cyangwa se ibyo atangaza, nabyo turaza kubigarukaho. Ikindi kintu tuzakureba kugeza kuri ngubu M23 rwose bimwe mu bice bigiye bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko ariko nanone muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse nanone ukanyarukira muri teritwari ya Walikare. Izi nyeshyamba zikomeje kugenda zibiburira mu myanya y'intoki. Turanyarukira Shanjikiro, Walikare havuzwe imirwano, Kibirizi muri Bambo, Kirizi ndetse na Bambo, ahangani muri Kivu y'Amajyaruguru mu teritwari ya Rucuru. Ube uri hafi tuze kujyanayo naho turebe uko byifashe mw'abantu mwe. Tugiye kureba rero amakuru agezweho, ari nako ngenda nsaba abantu mutrakanda subscribe cyangwa se sabone ko mubikora. Kwibutsa no guhozaho, ubwo ndimo ndabwira abavuga bati se mu by'ukuri icyo kintu uko mugenda mukigarukaho umunsi ku wundi, kwibutsa rero bikaba uguhozaho, namwe nimurambirwe kandi mukomeze kugenda mubikora. Rero reka twinjire nta gutinda, duhere mu mujyi wa Goma. Kuri uyu wa 15 ukwezi kwa kabiri, abasesenguzi ndetse n'abahanga mu by'intambara ikomeje kurangwa ndetse no kugaragara mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo tutibagiwe no mu majyepfo, barahamya neza ko ibintu bimaze gufata indi ntera ndetse mu by'ukuri byamaze guhindura ishusho n'isura. Kubw'izihe mpamvu? Kubera yuko kugeza kuri ubu biravugwa yuko kandi biremezwa ko ikibuga cy'indege cya Goma, ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, gisa nkaho cyamaze kwamburwa abarwanyi mutwe twaje intwaro wa 23. Iri fatwa ry'ikibuga cy'indege cya Goma rirasobanurwa gute? M23 yari yaciye iteka ivuga ko iki kibuga cy'indege cya Goma kitazigera gifungurwa bidakozwe nabo cyangwa se ku bushake bwabo. Bati ikigeretseho cyangwa se ikindi basobanuye, baravuze bati mu by'ukuri haracyari impamvu nyinshi zo kuba ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma gifunze, mu gihe hari ibyo dusaba guverinoma cyangwa se leta itaremera. Ubu rero ikibuga cy'indege cya Goma imirimo yo kugifungura itaranagera ku musozo. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma menya ko ubu kirafunguye. Indege mu by'ukuri yarahageze ya mbere izanyeho bita Vivian d'Apare. Uyu ni umuyobozi w'agateganyo wa MONUSCO wasimbuye mu by'ukuri wari uhasanzwe uhari nyuma y'ubwegure bwe ku bushake bwe, avuga ati ngiye ntabwo nza gukomeza kuyobora. Ibi byahise bigaragaza ndetse mu by'ukuri ko ari bamwe mu bayobozi nyine bagenda bacika intege, ariko ibyo ntabwo bikuraho ibikorwa gukomeza gukorwa cyangwa se ibikomeza gukomeza, kubera yuko urugendo ruganisha FARDC ku gusubira ndetse no kongera kugarukana ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma mu by'ukuri ruracyari hejuru cyane, cyangwa se ruri kuri spirit yo hejuru. Kubera iki? Kwari uko ubu ngubu hari ubufasha burimo burakusanwa, harimo n'ibihugu birimo Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Umuryango w'Abibumbye, ndetse muri ubu bufasha bugiye gutangwa Kinshasa ibifitemo uruhare rukomeye cyane rwo ku rwego rwo hejuru. Ni mu gihe bivugwa neza ko abarimo Croix Rouge ndetse harimo kandi nanone mu by'ukuri ingabo za Leta ya Kongo FARDC bazaba bageze ahangaho kurinda mu by'ukuri ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ndetse no gukurikirana imigenzurire yacyo, kugira ngo ubwo bufasha mu by'ukuri burimo buratangwa cyangwa se
bushaka kugezwa ahangaha kuri abaturage mu by'ukuri bikunde cyangwa se bube bwabagezwaho. Ibyo ariko ngo bigakorwa ari uko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kitari mu maboko y'inyeshyamba, kubwo kwirinda ko ubwo bufasha bugomba gukusanwa hirya no hino ku isi butazigera na rimwe mu by'ukuri bufatwa cyangwa se buguma mu maboko mu by'ukuri buguma mu maboko y'izi nyeshyamba ngo babe bafata bugwate ibizaba bigenewe abaturage, kuko n'ubundi ibibazo abaturage bafite kugeza uyu munsi nyiraho murabizi, cyangwa se n'ibintu bigaragara ko byaturutse n'ubundi ku ruhande rw'izi nyeshyamba. Muri urwo rwego rero hari inzira zigiye kuba zafungurwa, harimo ku muzo wa mbere cyangwa se ku isonga ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma nicyo cya mbere kigomba kuba kabisa cyacakirwa n'abarimo FARDC. Ifatwa ry'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma rero rikaba rimo rirakomanga uko amasaha rushaho kugenda mu by'ukuri yihirika. Rurageretse cyangwa se ruracyageretse hagati y'aba bombi, no kuvuga MONUSCO M23 bita Madame Viviane Van Dapere yari yaje ahangaha kumvisha abarwanyi ba M23 uburyo ki bagomba kwemera cyangwa se bashobora kwemera ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kiyoborwa na Croix Rouge, MONUSCO ndetse na FARDC. Inyeshyamba nazo zikavuga ziti ntago dushaka ko ingabo za leta zigaruka muri bice, ati twebwe tuzikurikiranira ibi bikorwa. Umuryango w'abandi ukavuga uti ntago mufite ububasha n'ubushobozi bwo gukurikirana mu by'ukuri ibi bikorwa, hari ubwoba ndetse nta nubwo mwizeye kuba mwakurikirana rero mu by'ukuri ibi bice. Ibyo rero bikaba byongerera mu by'ukuri ibyago n'amakuba kuri izi nyeshyamba za 23 ko zishobora gutakaza ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma isaha iyo ari yo yose mu gihe biza kuba bishyizwemo imbaraga. Amakuru atugeraho avuga ko ubu bwumvikane bwagombaga kuba hagati ya y'uyu wari uhagarariye MONUSCO ndetse umuyobozi w'agateganyo wa MONUSCO no bita Colonel Nangamuza bikorwa wungirije, ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye bari bahagarariye M23 mu biganiro byabaye ubwo uyahageraga, batigeze bumvikana kuri iyi ngingo ngo hafatwe umwanzuro. Nta mwanzuro wigeze ufatwa, ahubwo byabaye ngombwa ko ibiganiro mu by'ukuri bisubika cyangwa se bihagarikwa, agatekerezwa ko hazongera kubaho ibindi biganiro mu by'ukuri byo kugera cyangwa se bizaba bigamije kugera kuri iyi ngingo muri rusange cyangwa se mu by'ukuri. Ubu rero amakuru igoma ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ho nuko bihagaze, ubwo isaha yari yose ibintu bishaka kuba byahinduka. Wari kare abarwanyi 9 ba F23 bishyize mu maboko ya Shanjikiro, bishyize mu maboko ya FARDC Shanjikiro, ngira ngo ibi nagiye mbibabwira kenshi ko hari bamwe mu barwanyi mutwa 23 benshi tuzagenda tubona kabisa, si ababonyine gusa, hari n'abandi benshi cyangwa se urunarwita urugendo rwo gutangira, kuko mu bigaragara hari n'abandi benshi abangaba barimo abagiye bafatwa mu by'ukuri bagashyirwa muri uyu mutwe nkuko byagiye bivugwa, ndetse n'ababona ko intambara bari kurwana atariyo. Abarwanyi 9 ho mu nyeshyamba za M23 bamanitse amaboko maze bishyikiriza Wazalendo ku bushake. Ibi byakozwe kwa gatandatu tariki ya 15 kuva kwa gatandatu kugeza ku cyumweru, ndetse no kuri uyu wa mbere rero nibwo amakuru yaje kutangazwa cyangwa se byaje kwemezwa neza kuva 14 15 ndetse n'uyu munsi 16 Gashyantare 2026. Iyo rero ni intsinzi ikomeye cyane, ndetse ikindi kintu ngomba kuba nagusobanurira kuri ingingo nuvuga ngo kwishyikiriza uruhande rwa Wazalendo bikozwe n'abarwanyi mutwe wa 23 biragaragaza indi sura cyangwa se bifite byinshi bisobanuye. Ikindi bishobora kuguca morale cyangwa se kugabanya morale y'abarwanyi wa 23 by'umwihariko muri ibi bice mu kumenya aya makuru, cyangwa se mu gihe baramutse bamenye ibyuko kumanika amaboko kwa bamwe mu by'ukuri mu bagize cyangwa se mu bagaragara hagati aho ngaho muri izi nyeshyamba. Hari ubwoba rero, ndetse ngo bamwe bakomeje guhita bahabwa ubukangurambaga. Uku kwishyikiriza rero uku kwishyikiriza ko abarwanyi 23 wa Wazalendo mu by'ukuri kwabereye aho bita Shanjikiro, muri groupement ya Shanjikiro, ndetse n'aho bita Banamukema muri groupement ya Kisimba. Abarwanyi bashyize amaboko
bashyize amaboko yabo hejuru bishyikiriza leta, aho bashyikirije VDP imbunda enye bari bafite zo mu bwoko bwa AK47. Mu by'ukuri baje kumanika amaboko rero bishyikiriza Wazalendo izi mbunda enye bari bafite, bari bakuye mu barwanyi 23 ibikoresho rwose bifashisha ku mirongo y'imbere ku rugamba cyangwa se bagombaga no kuba bakifashisha. Baravuga bati twebwe intambara tuyivuyemo, murabibona. Nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'umutekano zo muri ako gace abivuga, aba bahoze ari abarwanyi bahise bajyanwa aho bita Pinga kugira ngo bakorerwe isuzuma ndetse no kumenya mu by'ukuri ibyabo neza naho baturuka ndetse n'ikigomba kuba cyakorwa, dore ko bagomba kuba kuganirizwa, hakabaho guhugurwa, hanyuma nyine bakaba basubira mu buzima busanzwe cyangwa se hakarebwa niba bakomeza urugamba rwo kurwanira igihugu. Nk'uko inzego z'umutekano zibivuga, abantu bitanze nyuma y'igitutu cya gisirikare cyashyizweho n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ku bintu by'inyeshyamba za M23, aho izi nyeshyamba zakikije agace karimo Pinga. Ahangaha rero FARDC yaje kugira icya ihacanira ikintu bita umuriro, ihacanira umwoto. Bamwe baravuga bati uru rugamba ntago turushoboye, reka dushyire intwaro hasi twishyikirize uruhande rwa guverinoma. Ingabo zongereye imbaraga mu bitero byazo bya drone ku bintu by'inyeshyamba muri ako gace mu byumweru bishize, hafi na Mpeti ndetse n'uduce twa Minjenje afatwa nk'ibirindiro bikomeye by'ibikoresho bya AFC-23 muri ako gace ka Walikale. Ni bimwe mu byibasiwe cyane n'ibi bikorwa by'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, binakekwa ko mu by'ukuri biri mu byagize ingaruka zikomeye cyane cyangwa se zidasanzwe mu by'ukuri kuri iki kibazo. Tukiri hano Walikale, hari amakuru ari guturuka aho bita Kateku. Aka gace ngira ngo tugenda tukagaruka kenshi cyane, reka ibya Walikale nabyo se nkaho tubishyira umusozo muri tugaruke n'andi makuru cyangwa se ibindi biri kuvugwa. Walikale byifashe gute? Ati nta makuru ari gutangazwa aho bivuga ko ngo abaturage bakomeje gushimutwa. Ahanga abasivile 5 bafashwe bugwate mu gitero cy'abitwaje intwaro cyagabwe n'inyeshyamba z'umutwe wa 13 ngo cyakozwe kuwa 4 tariki 13 Gashyantare. Biza kumenyekana kuri uyu wa mbere aho bita Kateku mu gace ka Ikobo muri teritwari ya Walikale. Ngo harabarurwa mu by'ukuri benshi bagera kuri 5 baburiwe irengero nk'uko amakuru yo muri ako gace abitangaza, ndetse yewe nubwo nta makuru aratangazwa yerekeye aho bari cyangwa mu by'ukuri ababafashe aho berekeje. Abayobozi gakondo ndetse n'abayobozi muri ako gace bemeza ko nta kimenyetso cy'uko ababa bakiriho, ariko ngo hakomeje iperereza. Kugeza ubu nta makuru ahari ngo agaragaza ko abanyagihugu bagihari, ndetse uduce twose twazengurutswe, ariko ngo haracyari gukorwa iperereza kugira ngo barebe niba bene wabo bahohotewe mu by'ukuri bashobora kuba bagarurwa. Bakaba basabye rero inzego z'umutekano kubafasha gukurikirana aba baturage bashimuswe. Rero bikekwa ko mu by'ukuri baba barashimuswe cyangwa se baba baratwawe bunyagu mu by'ukuri nande na M23. Dukomeza rero n'amakuru, munyemere tunyarukire no muri Kivu y'Amajyepfo turebe uko byifashe. Mwenga Centre haravugwa iki mw'abantu mwe? Aka gace nako reka twinjiremo turebe ibyako kuri tariki ya 16 z'ukwezi kwa 2 2026. Tunyarukireyo turebe bihagaze bite. Ni muri Kivu y'Amajyepfo abantu bakuye mu byabo bari mu kaga mu mujyi wa Mwenga cyangwa se muri Mwenga Centre, mu centre ya Mwenga, nyuma yo guhunga imirwano iri kuba kugeza kuri ubu hagati y'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibitero bigabwa n'inyeshyamba n'ibisubizwa ku nyeshyamba n'uruhande rwa leta. Ngo abantu benshi bakuye mu byabo abahohotewe n'imirwano hagati y'ingabo zishyigikiwe na Wazalendo zo FARDC zihanganye na 23 muri Mwenga, cyane cyane mu karere ka mu gace bita Rwindi muri Kivu y'Amajyepfo. Ngo babuze ubufasha muri aka gace ka Mwenga ndetse no mu nkengero zako, bakaba basaba ko hagira igikorwa mu maguru mashya amazi atararenga inkombe, dore ko imibare kabisa hano ngira ngo muri Kivu y'Amajyepfo n'ubundi ni imibare yari isanzwe ari myinshi. No kuva imibare y'abavanwe mu byabo n'imirwano ndetse n'ibitero bya 23 ni imibare yari isanzwe ari myinshi. Byonyine ubwo Uvira ndetse na Fizi yageraga imirwano marabizi kuva mu kwezi kwa 12 ku mwaka ushize w'2025 kugeza na n'uyu munsi maginga yangaya byibuze harabarurwa basaga 500 bose bakuwe mu byabo. N'ikibazo cy'ibitero bya 23 bikomeza mu by'ukuri
kugenda bigabwa ahangaha muri utu duce dutuwe n'abaturage, abarimo abana, abageze mu zabukuru, abagore batwite. Mu by'ukuri bavuga ko bakomeje kugorwa n'ikibazo cy'imibereho. Si ibyo gusa kandi biraza bikagera mu by'ukuri no kuba ibyo kurya, aho kwegeka umusaya, ubuvuzi, amazi mu by'ukuri byo kwifashisha mu bikorwa by'isuku n'isukura byose bikiri ikibazo hano. Bagasaba rero ko hagira igikorwa mu maguru mashya nta gutinda. Mu by'ukuri turebe rero uko byifashe hano Mwenga centre. Ni Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo, ngo abimuwe n'intambara bari mu buzima bugoye cyane nyuma yo guhunga imirwano yabaye hagati y'ingabo za leta zifatanyije n'abazwi ku izina rya Wazalendo ndetse n'umutwe wa M23. Imirwano yabereye cyane cyane mu bice birimo Shoferu ya Rwindi. Abaturage bahunze bageze mu gace kaho bita Mwenga, muri Mwenga centre ya Mwenga no mu nkengero zako, ariko bakaba batabona ubufasha buhagije nk'uko byatangajwe n'uwo bita Benifa Fazili Mulonda wa Rubanda, umuhuzabikorwa w'urwego rw'ihuriro ry'imiryango itari leta Societe Civile mu gace ka Bassin des Ala muri Shoferia wa Muzimu. Imibereho y'izo mpunzi rero ngo irarangwa n'akajagari n'ubukene bukabije. Bakaba basaba ko hari icyakorwa cyagakozwe mu maguru mashya. Yagize ati abo bimuwe baba mu bucucike bukabije, bamwe bakarara ku gasozi batagira aho bikinga, abandi bakarara mu mashuri ndetse no mu nsengero kubera ko amazu adahagije. Abari mu kaga kurusha abandi ngo n'abana bato, abagore batwite ndetse n'abageze mu zabukuru. Izi mpunzi zibura ibiribwa bihagije, zikabura amazi meza yo kunywa, ibikoresho by'isuku ndetse n'ibikoresho by'ibanze byo mu rugo ndetse n'ubuvuzi, bituma ubuzima bwazo burushaho kujya mu kaga. Umuryango wa Societe Civile ngo urasaba ko hafungurwa inzira y'ubutabazi kugira ngo imiryango yahuye n'ibibazo ibashe kugerwaho n'imiryango itanga ubufasha. Banagaragaza impungenge z'uko bamwe mu bagore n'abana bashobora guhura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu gihe bashaka uko babona ibibatunga. Ati rwose birakomeje kubona byo byagorana. Bakomeza bashimangira ko icy'ingenzi ari uko amahoro yagaruka, kuko ariyo azahagarika imibabaro y'abaturage. Imirwano imaze amezi menshi ivugwa mu bice bitandukanye bya Mwenga birimo Ruhinja, Bazire, Buruhinyi wa Muzimu ndetse na Rwindi. Utu duce twombi uko tutubaruye cyangwa se ko tumaze kutuvuga, tumaze iminsi turimo ikintu bita imirwano iteye ubwoba cyangwa se idasanzwe. Iyo mirwano rero niyo yaje guteza ibyo byose bituma abaturage nyine bavuga bati uyu munsi dufite ikibazo gikomeye cyane cyangwa se turimo turahura n'akaga gakomeye cyane. Ati hagakenewe ubutabazi bwihutirwa cyangwa se ubufasha bwihutirwa kugira ngo abaturage bari ahangaha rero babashe kuba babona uko ubuzima bwabo bukomeze kugenda mu by'ukuri bubaho. Ati kuko hatagize igikorwa benshi baraza kuhasiga mu by'ukuri ubuzima. Reka tunyarukire rero muri Kivu y'Amajyaruguru. Twari twahavuye gato ku by'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, ariko hari n'andi makuru atugeraho. Baravuga ko abantu 4 bapfuye mu mpanuka y'imodoka yabereye i Goma. Ibi byabaye bite cyangwa se byatewe n'iki? Ngo n'abantu 4 nibura bahitanwe n'impanuka y'imodoka yabereye mu mujyi wa Goma kuri uyu wa mbere tariki 16 Gashyantare, nk'uko byemejwe n'ababibonye. Ngo impanuka yabereye hazwi nko kwa Amul ku ruhande rwa Horde. Amakuru aturuka aho byabereye avuga ko imodoka yakoze impanuka yari ikamyo itwara imyanda yavaga mu mujyi wa Goma yerekeza aho bita Mugunga. Icyateye impanuka ntikiramenyekana neza, ariko inzego zibishinzwe ziracyakora iperereza kugira ngo hamenyekane icyayiteye. Rero urumva ko impanuka itari yoroshye, impanuka yahitanye abantu 4 bose. Rwose ako kanya ni impanuka yari ikomeye cyane, ndetse kandi twihanganisha mu by'ukuri abagize ibyago byo kuburira ababo muri iyi mpanuka. Mu by'ukuri bakomeze kwihangana, kandi nanone mu by'ukuri abo bahaburiye ubuzima Imana ibakire mu bayo, kandi mu by'ukuri baruhukire mu mahoro. Ubwo rero aho ngaho ni hehe? Aho ni mu mujyi wa Goma. Ngira ngo murumva nawe uko byifashe.
kugeza kuri umunota rero ayo namwe makuru twari tubafite cyangwa se amwe makuru yaragezweho. Turaza kugaruka amasaha ari imbere turaturira nabwo andi makuru abagezweho, nimuze gucikwa, ari nayo mpamvu basaba gukomeza gukanda subscribe tureba uko biraba byifashe. Rero muze kuba hafi, reka njyewe mbashimire mu by'ukuri, mwakoze cyane kubana natwe, mwakoze cyane kudukurikirana kugeza izi saa cyangwa se maginga ya Nari Bosco umutaramu cyane, iyi ni Legion Info. Ciao ciao, hasta la vista, mugire ibihe byiza, Imana n'imigisha bikomeze kwibanira namwe.